Muraho neza sister wanjye, nitwa Rukundo. Muraho neza, nanjye nitwa Solange. Nturutse mu bihugu by'amahanga, ese wandangira ahantu umuntu yaruhukira hameze neza? Ntivunika wahageze. Hano muri Sibling Hotel tubafitiye amacumbi ameze neza cyane. Uharuhukiye wese ahava ashize amavunane. Muri Sibling Hotel kandi tubafitiye amafunguro ateguye neza, gym tonic, sauna massage, piscine n'ibindi byinshi mutasanga ahandi. Waba ukeneye ahantu wakorera ubukwe bwawe ndetse n'ababutashye bose bagataha bizihiwe, nta handi ni muri Sibling Hotel. Sibling Hotel iherereye mu karere ka Bugesera ugana Ruhuha mu murenge wa Nyarugenge Kamabare. Ukeneye ibindi bisobanuro wahamagara kuri telefone igendanwa ariyo 0728884818. Muri Sibling Hotel kandi umukiriya n'umwami, ni karibu. Washize ugeze naho nkorera. Ndashyizwe ndahageze. Karibu cyane. Ndatunguwe. Gute? Ntabwo nari nzi ko ari mu nsangamo. Nubwo uzankorera. Ndatunguwe cyakora nsanze mufite ahantu kabisa hanini hagutse. Imana yabigenje neza. Iwe Wana kabisa. Nakase hari inyuma. So turutse hano gutya. Yego. Nakase hari inyuma bura ku gikuta cy'epfo. Naho hari izindi modoka hano. Imana yabigenje neza kabisa. Iri mu kazi. Iri mu kazi. Nyirasengesho ryarageze umuntu. Kabisa. Erega burya Imana irumva. Imana irumva iyo wayegereye cyane. Nta mpamvu yatumita kwegera nawe ngo ugire byinshi gukorera. Kikundi. Narinje mbagana nubwo narinzi ko ari wowe ndi busangemo, gusa bibaye umugisha kuko nsanze hari byinshi Imana kabisa yakoze yabigenje neza. Kuro ndaje ngeze hariya umusekirite niba unyoboye ubwo no kuzaninjiramo nsanga mwebwe murimo kabisa. Imana ishimwe. Mukeneye serivisi se pastor? Serivisi dushaka dufite ivugabutumwa dushaka kujyamo kandi tuzagenda turi abantu barenze 4 kandi urabizi ko imodoka yanjye itwara abantu bakeya. Twifuzaga ko rero n'ubundi mwaduha imodoka mukadukodesha imodoka yabasha byibura gutwara nk'abantu byibura 7 kuko turi benshi. Umva imodoka yanjye ntabwo yabatwara ngo bikundi, kandi nkifuza ko mwaturebera nyine imodoka kubera ko ari nawe nasanze mwaturebera imodoka itabasha kunywa esanse nyinshi by'abakarusho. Icyo cyarakemutse. Muri iyi minsi ikintu cyarakemutse cya esanse, hari amamodoka hari y'ama hybrids atajyanwa cyane, ubwo niyo nakureberamo. Yego. Nta kibazo rwose, ikoresha umuriro n'akaesanse gake karinganiye ku buryo nta kibazo cya esanse wagera. Iyo niyo kabisa. Iyo niyo twumva uko biri kose iyo nkuko bimbwiye yahura n'amarangamutima yacu y'ibyo twifuza byahuje. Hanyuma rero njye ntabwo byo gukodesha ari njye nkunze kubikoramo. Njye nkora mu bijyanye no kugurisha ziriya modoka nshyashya, ariko ugiye gusohoka hano gutya nugera muri koridoro umanuke, umuryango wa 3 ugeraho winjiremo, harimo abakobwa 2 urasanga uwitwa Berwa. Winjira uvuga ngo uwitwa Berwa manager anyoreje mufashe, ibyo birahagije. Urahita umubwira nyine icyo wifuza, ubwo nakenera kugira n'andi makuru arahita ambaza. Bivuze ngo nzagaruka hano muri ifisi nje noneho kugura iyo ngiyo ndangiye itanywa kandi ikoresha no mu gihe. Mani zabikora byo rwose uzazije kuyigura. Welcome. Murakoze cyane. Sawa rero kazi keza. Yego, murakoze namwe.
cyane meza cyane ndetse akazi ni uburyohe. Yego uri koroherwa se? Yego sha Imana ishimwe. Ngabo se makuru buyakurikirana 5/5 yego busigaye nawe ari boss nyine wacu. Yego pe iki uri seriyese cyane bimwe byawe uzana utujoka karabana bava niba nibuka neza ngabo mbonye inshuro zingahe si inshuro imwe cyajya ava muri romani ntiwahise urwara ugafata iy'uburiri ushaka kumbwira ko ari indege wahise urwara se noneho ukimubona sha isundi ubwo ntabwo wasinze shawe iyo nzi ko inzoga nayo kubyitirira gusinda sha umva nkubwire ntacyo nkijeje iyo diro sinayijyamo na ngabo niyiziye tuvukana. Reka nkore akazi gira ikibazo ubyigiremo bizaguhire cyangwa byange mwana ariko n'ubu sindabyemera ibyo uvuga niba uri seriye. Bye sha bye reka nkakore sawa okay urumva se atari sawa ko ugiye kwizira. Okay bye. Ese wabaye iki? Akazi imbere ntabwo wagiraga se? Mwana yanjye cyangwa twiyunze warabonye undi muntu. Quando você? Quer morrer algo se pe? Yes, con la entrata cosa kureba ukomeye pe. Yeah? Laura, come c'è? Sì, non so se devo. Rwa ikintu nyine nari naguhamagariye urabona turi kugenda ducata tugana kuri fone ariko hari ibintu buriya abantu biba ari ngombwa ko banaganira bari kumwe ngira ngo kandi nawe icyo nifuza ko tuganira turi kumwe urabona
urabona tukunze gukoresha telefone ducata ariko buramba numva iyo umuntu turi kumwe hari uburyo duhura hari ibyo tuganira mba numva ibyiza ari uko abantu bicara bakabiganiraho bari kumwe. Hanyuma urabona turi mu kazi kamwe tugenda duhurira hano mu kazi kandi hari abakozi benshi batandukanye mba nifuza rero ko ibintu byacu twabitwara gake gake ntibibe ibintu bihise bijya muri rusange kuko urabona niyo bigitangira. Nibyo kuko nanjye nabitekerejeho mvaga ndi kubiganirizaho kuba nyine turi gukorana harimo n'akantu k'urukundo urumva ko biragoye. Ungeriye ku ngingo rero nicyo nashaka kuvuga rero n'abakozi benshi batandukanye ejo bashobora kuzagira gutya bakabyumva nubwo bisa naho bigoye kubyitwararika ariko nanone umuntu agomba kugerageza kugira ngo bizamenyekane bigeze kuri hari intambwe tumaze gutera. Nk'ubu uzabishobora se? Biragoye kuko hari igihe ubundi kuva nakumenya waza mu buzima bwanjye haba ku manywa na nijoro ibyo nakubwiraga ngo biba bisaba ko abantu bahura bakaganira kandi bakabwizanya ukuri niwe mba ntekereza. Ubwo rero birasaba imbaraga nyinshi ariko hariho n'igihe mba numva guhamagara kandi ntahamagaye mu izina nkavuga ukundi kuntu ariko nkahita nibuka ko bariya bagenzi bawe cyangwa n'abandi bahita babyumva kandi nyine tutabashaka ko bijya ku mugaragaro ariko nyine nzagerageza kwikaruma sinzi nimba bizacobokera ariko nzagerageza ahubwo se uzabishobora. Nzabishobora uko byagenda kose. Mbona ari wowe bikunda kugora ushaka ko bitazagukundira. Erega nawe uri jyewe ukabona umuntu nkawe wishyize mu mwanya wanjye nanjye nkaba wowe ntabwo byakorohera rwose. Umukobwa mwiza nkawe urumva kutamutekereza no kutamubona hafi yawe ntabwo byakorohera nawe uri jyewe ariko basi biriya birashoboka tuzabigerageza turebe kugira ngo bizamenyekane bigire mu bantu nibura hari intambwe nyine bimaze gutera. Birakwiye kuko bishobora no kwica akazi. Harya urukundo narwo rwica akazi ntabwo wari ubizi. Nzi ko abantu bakoreye mu rukundo aribwo umusaruro waboneka. Iyo birenze nyine birapfa. Oya ibintu byose ni ngombwa ngo bitwarwe ku kigero cyabyo. Niyo mpamvu nyine ibintu byacu bigomba kuba bizima bikagendera mu murongo tukirinda amagambo yo hanze aha ngaha tukazereka abantu ikintu kizima kandi ndumva nizeye ko bizakomeza. Njye ndimo neza ndimo wese. Ni byiza kangende cyangwa uburagiye se sheri kandi uratangiye sinabwiye ko bizakunanira. Harya oya nzagerageza uko biri kose. Ukomeze ugire akazi keza umukobwa mwiza. Sawa urakoze. Sawa merci. Hari ikintu nawe kukubwira usibye ko nawe ariko hari utubanga ugenda ubisha muri iyi minsi utagiye guhura na James ntubimbwira. Chance numva nari kuba mubwira iki koko kubera iki sawa utabimbwira. uzi n'intambara twatumaranye iminsi njye nawe nagira ngo mvuze James mutima uguhemo pase urumva ko ari no kwanga ngiye guhura nawe kandi bari gutubwira ati ahubwo wayihaye ko ntacyo byari kuntwara.
nabikoze mu buryo bwanjye ndemera biramvuna turagenda turahura ubwo nyine ntekereza ko ari nawe bimubwiye wenda nakubwiye na detaye sha ntacyo ntakoze ngo mwigishe mubwira ko nawe wananiye gusa namuhaye ukuri kose niyo mwatandukana muzatandukana buri wese azi ukuri gusa ndabona ntacyo byatanze yose niba narabahiye ubusa sinzi wamuhaye kuri kose n'ibyanjye nawe byose abimubwira ajya kuri navuze ntabwo ari uko nyine ndamubwiraga kuri ababateranyije cyane naranagusobanuye neza bambe mvuga ko ari ukubateranya biriya byose wasobanuye ukuntu watokoraga byose narabimubwiye pe naragusobanuye byose warabwira urabimubwira byose ku murongo ntabwo nakora ikosa nshaka ko musubirana wumva natandukamo yeme nanone gira amakuru meza rero twarasubira na James uragira ngo ukavamo Giseri twarasubiranye noneho nacyagiye nagake ngenda nkakubeshya ngiye kureba yeme nawe ngiye kureba James umutima wanjye nutuze niwumva ko hari ikintu bakishimishije urumva byabyaye umusaruro muzima basi nimba binejeje twarasubiranye nimba ari ikintu numva kijyanye mu biciro ko wagira ngo utegereje detaye ntazungu basi nzabona mu bice bikurikiyeho gusa nyine twarinze ibibazo byacu hagati yacu byarashize sha ubu ngubu MC nkeneye kumwumva no mu matwi yanjye umva nimba ibintu bikumbwira ari ukuri koko sha mana yanjye ndumva nezerewe ku rwego utakumva ko ntabwo nakubesha nyine dusubize ko ibintu byose njye bikubwira avuga ko ari igisubizo usibye ko nyine biriya byo ntabwo nawe guhita mbikubwira ntazi ukuntu biri bugende urabizi urwego twari twashwanye tukageraho ntabwo nari nzi ngo bizakunda ntabwo nari guhita mbikubwira oya ntacyo sinanakurakarira pe nkuko nanjye mugaye nagiye ntizeye neza igisubizo nibona nkagenda ntakubwiye nawe kuba warabigiye mutambwiye nta nubwo byanambabaza ariko mana we ubukwe bwanyu we nibwo ntangiye gutekereza nyumvira ukuntu mpinda icyo mpfa nawe urahinda uko si kandi buje bute can't wait kukubona mu ikanzu na James hariya icyo mbese sora marene se ngabana we morene yo kumva umukobwa wacu ahubwo we winkereza ngiye kumureba marene ndahita ubu tuvugana ngiye kureba James ushaka bisabura nimba ari n'ibyo nawe naguhatike utayifite Emi kubera ko amparaye ubu ngubu arantegera na taxi ntabwo nagenda na moto cyangwa n'amaguru uko uri gushaka turi mu rukundo rushyashya twongera mwakundanye umunsi sha amahirwe masanda nezerewe iyo muri kuyumva nyine kabisa ndumva iyo nawe wagira ngo washakaga Emi ntiwari kurangira utamuzi none byiza yabitegereza ibihe wanjye ntarizaba sibyo kwa kundi ahubwo akareka nshishekera suzi ko mubereye muri dose ndakuza amagambo yawe nigande yo kwambara genda kayihute pe umusubirize kandi Sheri karame nk'uko bisanzwe simutunguza ahantu hashyashya buri munsi cyane heza ahantu wari urazi ahantu wamenye gute banza gukora research ndabizi utuntu ukunda cyane heza pe uranyemera hagati aho Sheri mbanje ngushimire ko wemeye ko tubonana amaso ku maso nyuma y'uko tuvuganye kuri telefone kaza no mu rugo tukagira ibyo duhuza ariko buriya iyo abantu bafashe umwanya bagasohoka nibwo baganira ibintu byubaka cyangwa se bifite n'umurongo ngenderwaho cyane ko n'umuntu aba yindemiriye cyane sa nyine ni uko nanjye nangaga guhita mbikubwira ariko ibintu byari bikenewe pe twari dukeneye kwicara ahantu nk'aha dufata n'akayaga tukaganira ariko nizere ko ukiye ku mutima wase hameze neza harera n'umweru
sha nanjye rero wumve ko ngufite udusiripurize muri iyi minsi twinshi ndi kumva nshaka ko tuba turi out kuruta ko twaba turi kumwe mu rugo tukarushaho kwishimana twembi. mbaye ngushimiye. Ndashaka akanya muri iyi minsi wabona ko reka miceceka ikibazo ngira utugambo twinshi akajambo keza tuyingire. mba najajwe nicyo kibazo rwose. by'umwihariko ndagushimiye pe. Thank you. Ndagushimiye cyane ndi kubona unicaye kure ariko icyo nicyo bita gusohoka kugira ngo uze ko nkumbura byibura. Mpora ngukumbuye urabizi. Sure. Nakuri. Hanyuma se sheri mu gihe ntari mpari wumvaga umeze gute wowe? Kuko ntabwo byari byiza. Mvuga mbangamiwe nkumbura ariko nyine nkihangana. Ahubwo nibagiye kubasa ubushize ubwo duherukana mbwira niba ikintu cyambagaho cyarakubagaho. Uzi ko nafataga telefone nkagukomboza ntaramenya ko icamo cyangwa utaracamo ahita ngira isoni nkayikupa. Byigeze bikuba wowe? Siko neza bimeze nk'ibyanjye. Nanjye nafataga telefone nkashaka guhamagara nkongera nkayisubiza hasi nkongera noneho ngahamagara yaje gucamo nyine kwa kundi uhamagara itaracamo ngahita nongera ngakugasiba kamwihorere wese katampamagaye. Uko gusigana ntabwo kuba ari kwiza mu rukundo sheri. Gusa icyo nagusezeranya ubutaha nzajya mfata iya mbere. Ikindi kintu cyansekeje cyanantangaje gusa bayita byanyeretse ko urukundo dukundana n'urwanyarwo. Ikihe? Ukuntu waje kundeba mu rugo nyine tutanasabanye imbabazi tugahita ducakirana. Ntabwo wazinduje.